umusaza witwa Miburo Karimanzira w'imyaka 80 y'amavuko ufite ubumuga bw'ingingo utabaza ubuyobozi ngo umugoboke abone imibereho yo kuva mu buzima bubi barimo kuko ngo kuva yatuzwa muri aka kagari yakuwe mu birwa by'Amazane na Sharita abayeho nabi akiyongeraho uburwayi ndetse n'izabukuru agasaba ko yabona ikimutunga ndetse n'uburyo bwo kwivuza akabona n'ibyamutungana n'umukecuru we babana nawe ugeze mu zabukuru nk'uko yabiganije Didier Hategekimana ku buryo burambuye. Umuturage witwa Miburo Karimanzira ufite imyaka 80 y'amavuko afite ubumuga bw'ingingo akaba atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru ni mu kagari ka Batima ahatujwe abaturage bimuwe mu birwa by'Amazane na Sharita. Aratakambira ubuyobozi ngo bumufashe abone uko yakivuza ndetse no kubona ibimutunga we n'umukecuru. Imibereho yanjye nyene mbayeho nabi nyene kubera ubuzima bukeya nyene ndashobora kujya gucanga igihumbi nk'uko ubona icyo ndarangiye amahirwe nk'uko natubona nkarya tubona nkarya. Uyu Miburo kandi atunga agatoki ubuyobozi bw'inzego z'ibanze gukora igikorwa cyo gutoranya abatishoboye bahabwa akabando k'abasaza bakuze mu bwiru. Ibyo icyo gihe nyene bahora bakampa ariko ubu narahagaze ntabwo bakakimpa nabimenya se ko abandi babashubijemo nanjye bakankuramo nabibwirwa ni barambwiye gusa bashubijemo abandi barambwira ndamubaza sosiyali w'umurenge ndamubaza hese yewe ko ntayumvira ngo we nturimo reka ta kugeza gutyo nyine bazanye shyiraho imiti ya kinyarwanda gutyo nyine. Bivuze ngo kwa muganga ntabwo ujyayo? Kajyane wende se kwa muganga atagufasha. Abaturanyi be bagaragaza ko uyu muryango bugarijwe n'ibibazo byo kutabona ibibatunga bakaba basaba ko bahabwa ubufasha kugira ngo uyu muryango witabweho. Ntabwo bituranye kuri musaza afite ikibazo gikomeye cyane nta muntu afite ujya mu murimo n'umukecuru warutagaho nawe urabona ko yarembye heze mu nzu yarwaye abarakivuzwa uri kuvuga agafatwa n'agahita kwa muganga n'ubu rero baryamye ari babiri ari we ari n'umusaza bose baryamye ari ukurebana gutya gusa kurya kwaho biragoye bikarati cyeka nk'umuturage uvuye nko kwihahira hano hari abantu bakunze kujya bajya kuzangura ibijumba bakaza bagacuruza akagabanyaho bakamuha urebye atunzwe n'abaturage nta kintu afite mu nzu n'umuntu nta kintu afite. Ubwo rero nyine nkamwe mwashaka ukuntu mwabikora kugira ngo uriya muntu abone n'inkunga byibuze n'udufaranga yabonaga tw'ingoboka bamuha ngo twamufanaga none barenze ahubwo bashyiramo bakomeye uriya muntu bamuvanamo ahubwo bagomba kubanza mu ruhame. Didier Hategekimana, ATV mu karere ka Bugesera. Arakoze cyane Didier Hategekimana. Tutarava mu ntara y'Iburasirazuba kandi tuve mu karere ka Bugesera twerekeze no mu karere ka Gatsibo aho batuye mu murenge